Tarcisse Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mu ibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana kandi tubaha ikaze mwebwe mwese mudengesha gukurikirana ibiganiro byo kuri Tarcisse Hope Ministry TV. Ni prote turakingiwe ngarutse umunsi muri kino kiganiro cyo guhimbaza Imana no gutazira. Umunezero udasanzwe wo kubakira kugira ngo muze tubane muri uno mwanya mwiza udasanzwe aho ngarutse kugira ngo duteramane inyuma ya kamera ngarutse ndi kumwe kandi na Wizo B muzi neza yuko uranirwa amasanamu bari kwa amasanamu ameze neza cyane yaje mukayaramukumba nyine muraryohiwe yigaraje murandera abankomba ndaryohiwe bimeze neza cyane ndi kumwe kandi na gwagwaruka reka dutereke ibiganza turamukanya mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Oya tuvuge tuti shalom batwumve kabisa. Shalom. Nuko nabatuza ko duteramanye nawuze ku mutumire wacu twandike muri commentaire shawugira cyaka kandi kamezuku kamezuku nyine. Apana kamezu hari abantu batazi ngo like. Uvuze ngo like cyangwa j'aime. Ukize kajya kagezuku uvuze ngo video ndayase nimbi. Ibyo mwari wese namwe. Ariko ugeze kajya kamezuku nyine ubuzana kumiriza nyine komereza nyine ni original ni sawa ni hagati ni mucisho ni mumbonero ibintu bikanya bimera neza. Reka no mwanya ndawurekure ushikirize Iva kugira ngo atuyobore muri uyu mwanya wo guhimbaza no gutazira. Iva umeze neza? Ubushitse wavuze buke ndavuga nti none uyu mugabo ari muri mutu kwera waraza kuduteramisha tubwira ngo yamangi ngwinzungu ngwipfukinze ngo nyago ryokeje yanga rikirikisha umwana watse imigani. Reka tego ikaze rero tuyobore muri uno mwanya guhimbaza no gutazira.
bubisi asubiza mwineke mu bugingo bwanje kuko ukuboko kwiwe kuri kurije sinzakorwa n'isoni anjamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi asubiza mwineke akakantu bakavuga kuko ukuboko kwiwe kuri kurije
bizakorwa n'isoni habe na rimwe anyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi asubiza mu intege ubugingo bwaje ambira kwa muta buri munsi mwiza kurusha uko mbivuga menyera kuri ibyo nibwiza mutegereza sinzarambirwa ambwira kwa nkunda buri munsi mbwira kwa nkunda buri munsi ni mwiza mwiza kurusha uko mbivuga menyera kuri ibyo nibwiza mutegereza sinzarambirwa ambwira kwa nkunda buri munsi mbwira kwa nkunda buri munsi mwiza kurusha uko mbivuga menyera kuri ibyo nibwiza mutegereza sinzarambirwa mbwira kwa nkunda buri munsi ni mwiza kurusha uko mbivuga menyera kuri ibyo nibwiza mutegereza sinzarambirwa shimwa himbazwa amamara ni wewe gusa ukwiye mana we mana shimwa himbazwa amamara ni wewe gusa ukwiye shimwa mana we himbazwa amamara ni wewe gusa ukwiye shimwa Yesu we himbazwa amamara ni wewe gusa ukwiriye shimwa mana we himbazwa amamara ni wewe gusa ukwiriye shimwa himbazwa amamara ni wewe gusa ukwiriye wahozeho kandi uzahoraho ineza yawe ibihe byose waranangazwa imbabazi zawe nanjye nzibera ukubaho kwawe wahozeho kandi uzahoraho ineza yawe ibihe byose waranangazwa imbabazi zawe nanjye nzibera ukubaho kwawe wahozeho kandi uzahoraho ineza yawe ibihe byose waranangazwa imbabazi zawe
byose
mukiza warakoze warakoze ko yagukuye mu byago vuga ngo mukiza warakoze kandi mukiza warakoze oh mukiza warakoze oh mukiza warakoze warakoze ko yagukijije urwaye kandi vuga ngo mukiza warakoze mukiza warakoze oh mukiza warakoze oh mukiza warakoze 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 Yesu warakoze warakoze mwami warakoze mwami warakoze Yesu warakoze warakoze Yesu warakoze warakoze Yesu warakoze 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 mwami warakoze 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 Yesu warakoze mwami w'abami warakoze Yesu warakoze warakoze Yesu warakoze mwami w'abami warakoze Yesu warakoze rumureki Yesu rumureki Yesu rumureki warakoze rumuremyi oh rumuremyi warakoze urumuremyi warakoze urumuremyi urumuremyi warakoze warakoze Yesu warakoze mwami w'abami we warakoze Yesu warakoze warakoze Yesu warakoze we warakoze mwami w'abami warakoze Yesu warakoze haleluya warakoze nuko warakoze Yesu warakoze mwami w'abami ntare yo mu muryango wa Yuda igishitsi cyo kumuna umuntu wigishitsi cyo kwa Dawidi intare wo mu muryango wa Yuda nino ndirimo dusoterereye ko mwanya wahariwe guhimbaza Imana no gutaziba neza ko umwanya udasanzwe tugushimire ko wabanye natwe tuguhikaze mu kindi kiganiro kizokurikira ariko kandi dushimire wizo twari kumwe mu ruhande rw'amasanamu kandi dushimire runo bano baririmbyi twari kumwe mu ruhande rwo kuhimbaza Imana no gutazira nakini twabipfuriza atari amahoro y'Imana n'umugisha n'amafaranga reka tutarika ibiganza tubipfurize kugira ibihe byiza tubike banura tuvuga tuti bye bye Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.